Welcome back to another episode of What's Up Prof. Tubahaye ikaze nanone muri aka gace ka makuru ki Prof. Ikaze Walter. Ikaze Martin. Mbese uri amahoro? Yego. Nanjye ndi amahoro. Data twese uri mu ijuru, dufite ikiganiro cy'ingenzi dukeneye gukora, kandi ntitwagikora tutari kumwe nawe. Turagusabye ngo umurikire intekerezo zacu, ukoresheje umwuka wawe wera, kandi ubane natwe, kugira ngo uyobore intekerezo zacu, ndetse n'iki kiganiro, mu izina rya Yesu niryo tubisenzemo, amen. Martin, nk'uko twabiganiye turi kuvuga ku gitabo cy'Abaheburayo, isi imaze gushyiraho umworera hagati y'ukuri nyako ndetse n'icyo isi yerekana ko ari ukuri, ndetse bisa nk'aho imaze kugera ku ntego yo gukwena ijambo ry'Imana, ku buryo rimaze kubonwa nk'aho ari igitabo cy'inkuru zisanzwe cy'imigani, aho kuba ari amateka ya nyayo yabayeho. Igihe rero isi ndetse na Bibiliya bihuriye mu makimbirane, bingaragarira ko isi yo ishaka kugendana na siyanse, ariko mbere twavuze ko ari siyanse ariko itari siyanse nzima. Yego, twabivuzeho. None rero kuva siyanse ivuga ikintu cyangwa se abanyasiyanse bakavuga ikintu, ibyo ntabwo bishatse kuvuga ko icyo kintu ari cyo, kuko ibintu byose byambitswe umwambaro w'ibitekerezo, kandi ibyo bitekerezo bidashingiye ku bifatika. Ibi twabivuzeho inshuro nyinshi cyane. Uko wabirebaho uko ariko kose, isi ya siyanse ntago izigera ihuza n'igitabo cy'itangiriro, kandi hagomba kubaho gufata umwanzuro. Mbese twaba twizera ibyo Bibiliya ivuga cyangwa ntitubyizera? Si Bibiliya gusa, ndetse n'iyo tugeze ku mwuka w'ubuhanuzi, mbese wo twawemera kugeza hehe? Iki gice twacyise itorero mu bibazo. Ibibazo kuko ibintu bimeze, muri make icyo tugiye gukora ni ukureba ku bibazo bimwe, maze tugerageze gusubiza ibyo bibazo, kandi turabona ko byinshi mu bibazo bituzana bigahita bituma duhangana n'uko isi ibona ibintu. Ariko ikibabaje na Bibiliya ubwayo irabivuga ngo n'intore nazo zizayobywa. Rero nitudatsimbarara ku kuri kwaduhishuriwe mu ijambo ry'Imana ndetse no mu bihamya bya Yesu Kristo, bishobora gutuma tugera ku kugamburura, byarimba bikatugeza no kujugunya burundu Bibiliya ndetse n'umwuka w'ubuhanuzi. And unfortunately, the Bible says that even the elect will be deceived. Yeah. So if we do not cling to the truths that have been revealed in the Word of God and Ibyo bintu biteje akaga cyane, kuko nuhitamo, oya nako atari uguhitamo, Bibiliya iravuga ngo, nk'uko twabivuze mbere, ijambo ry'Imana ni ukuri. Ibyo bishatse kuvuga ngo ijambo ry'Imana ryose ni ukuri, nta kinyoma kiririmo. Ibyo rero bituma ugomba kugirira icyizere cyuzuye guhera mu itangiriro igice cya mbere kugera mu byahishuwe igice cya 22. Yego nibyo, kandi hano hari ikindi kintu cy'ingenzi. Igihe isi itangiye gukwena iby'ijambo ry'Imana rivuga ku ngingo iyo ari yo yose, byaba ari ku nkomoko iri mu mateka, byaba ari amateka y'ibintu byabayeho, insanganyamatsiko iyo ari yo yose, byaba ari ku buzima, byaba ari ku gakiza, igihe cyose isi itangiye gukwena kandi n'itorero rikemera bimwe mu by'isi ivuga, icyo gihe nibwo itorero riba rigeze mu makuba. whatever topic, whether it is health, whether it is salvation, when the world starts ridiculing and the church accepts some of the premises of the world, that's when we have a crisis. Correct. In the church. So, shall we ask some questions? None twakwibaza ku bibazo bimwe. Muri make, iki kiganiro tugiye kugira ni ikiganiro kiri ku bibazo. Si ukuganira ku bibazo nk'uko dusanzwe tubiganiraho. Ibi ni ibibazo. Martin, reka dutangire neza. Reka tubaze ikibazo cya mbere. Uko igihe kigenda turagenda twongeraho ibindi. Mbese twaba turi mu ntambara hagati y'icyiza n'ikibi, hagati y'ukuri n'ikinyoma? Nta gushidikanya rwose, natwe dufite uruhare mu ntambara hagati y'icyiza n'ikibi. Bibiliya isobanura neza iby'urwo rugamba, kandi ikaduha n'inkomoko y'uru rugamba. Ariko hariho n'abantu bahakana kubaho kw'indi si, indi si ikoreramo umwanzi ari we Satani. Hari igihe nigeze kubaho mu bintu by'ubupfumu, rero ndabizi neza ko ibi bintu bibaho. Biratangaje, ndetse n'igihe nari umuhakanamana, nagize uruhare mu bintu by'ubupfumu.
ibyo bintu biratangaje. Mu by'ukuri basa nk'aho bahakana ikintu gisa n'iby'iyobokamana, ariko nawe wabigizemo uruhare ubwawe ubibamo. Yego rwose, ibi bintu ni ukwivuguruza gutangaje, ariko niko bimeze. Rero hari urugamba hagati y'icyiza n'ikibi, ndetse hagati y'ukuri n'ikinyoma. Yes. But you're involved in it. Correct. So this is an absolute oxymoron, but this is the way it is. So there is a battle between good and evil and truth and error, right? We go to Genesis turajya mu itangiriro igice cya 3:6, turahasoma ngo uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari icy'igikundiro kandi ko ari icyo kwifuriza umuntu kumenya ubwenge, maze asoroma ku mbuto zacyo arazirya, aho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Ikintu cya mbere ni uko tubona ahangaha yuko yabonye ko icyo giti cyari cyiza kugira ngo kiribwe, ndetse n'ubwo yari yarabwiwe ko atari byiza. Ntabwo ari uko igiti ubwacyo cyari kibi, ahubwo ingaruka zo kutizera iby'Imana yari yarababwiye, icyo nicyo cyari kibi. Rero nutizera iby'Imana yavuze mu ijambo ryayo, maze ukabishidikanyaho, ntubishidikanyeho gusa, ahubwo ukanabigerageza maze ukajya mu binyuranye n'ibyo yavuze, ubwo rero niho uhita uhinduka umunyabwenge mu maso yawe. Nuko niko umugore yabigenje, ndetse n'umugabo we niko yabigenje. Ibindi byakurikiyeho turabizi, siko bimeze? Nuko rero ngiryo itangiriro, ishingiro ry'itangiriro ryaje kuba kutizera icyo Imana yavuze. Yego, aho niho byose byatangiriye. Yego rwose niho byatangiriye. Itangiriro igice cya 4:8, Kayini abibwira Abeli murumuna we, kandi bari mu gasozi. Kayini ahagurukira Abeli murumuna we aramwica. Nashyizemo uyu murongo hariya kubera ko werekana ingaruka. Yego rwose werekana ibihita bibaho. Mbese uru rugamba rwaba ruremereye ku rugero rungana rute hagati y'icyiza n'ikibi, kugera ku rugero rw'uko hazamo urupfu? Yego, niyo ngaruka rwose. Rero ibi bice bibiri, igice cy'abahagarariye ukuri ndetse n'abajya mu makosa, bizahoraho kugeza igihe aho kizarangirira. Rero amakuba aboneka ahangaha igihe hariho gushidikanya ku by'Imana yavuze, ndetse bikagera n'aho bigera mu itorero. Aho rero ntabwo bituma urugamba ruba hagati y'isi n'itorero gusa, ahubwo nanone no mu itorero ubwaryo hazamo urugamba. Mbese ibyo turabibona? Yego rwose, ikibabaje ni uko ari byo biri kubaho. Cyangwa se biranashoboka ko abantu bashobora kuvuga ukuri ku munwa gusa, kandi mu bikorwa bagahakana ukuri. Yego, niyo mpamvu tubamenyera ku mbuto zabo. Yego, niyo mpamvu rwose icyo twakora cyose ntabwo tuzigera tubuza amakimbirane kuza. Oya, kandi mu maherezo aya makimbirane azabaho mu isi, azabaho mu itorero, ariko nanone aya makimbirane azatuma tugeraho buri muntu wese agomba kugira amahitamo akora. Kandi nuhitamo kimwe muri ibyo, uzisanga wakimbiranye n'umuvandimwe wawe. Yego rwose, ibyo ni nk'isezerano. Yego, uko niko bimeze. Yego, birababaje cyane. Ubwo tumaze kubona ko ari uko bimeze, rero reka tubaze ikindi kibazo. Niba ikibi kiriho, dukurikije ibyanditswe, uyu munsi nihe kizigaragariza cyane? Kandi ibyanditswe bituburira gute ibyerekeranye n'ayo matsinda kizigaragarizamo? Bibiliya rero yuzuyemo imiburo myinshi. Yego, kandi inatanga n'ubusobanuro burambuye. Yego, ifite imiburo yagiye itanga amateka ku bantu b'Imana bo mu gihe giheruka. Ifite imiburo y'ubuhanuzi igenewe abantu bariho mu gihe giheruka, n'ibindi byabayemo aho hagati byose. Ibyanditswe rero biratuburira aho dushobora gusanga ikibi, ndetse n'amatsinda ameze nk'ibyambu by'ikibi. Rero nubwo twakwizera ibyanditswe byera, cyangwa se nubwo ku isura y'aya matsinda yaba asa nk'aho agaragara neza, bizagusaba kureba inyuma y'ibigaragara, uko ibyanditswe byayahishuye neza ko ari mabi, kandi nta gushidikanya ikibi uzakibonayo. Yego, nibyo rwose 100%. Kuko rimwe na rimwe bisa nk'aho ndetse n'amazina y'ayo matsinda ayerekana ko ari ay'Imana.
ariko niba Bibiliya yaramaze kukubwira ko hari ikintu kitagenda neza, biba bigusaba rero kwitegereza cyane. Rero twamaze kwemeza ko hariho urugamba hagati y'icyiza n'ikibi, kandi twamaze kwemeza ko dushobora kubona ikibi mu isi, kandi Bibiliya yadusobanuriye icyo gukiranirwa ari cyo, ndetse n'aho dushobora kugusanga. Ibyo rero bituma dushobora gusobanukirwa aho uru rugamba rurwanirwa, maze tukaburirwa mbere. There is a battle between good and evil. We've established that we can find evil in the world, and the Bible has given us a definition of what unrighteousness is and where we will find it. And we can therefore discern where this battle will rage and be forewarned. Okay. Let's have a look at that. So, nimureke tubirebe. Mbese dushobora kuvuga ko aho gukiranirwa kuzuye dushobora kuhabona ikibi? Yego rwose niko bimeze. Yego, kuko birivuga ko icyaha ni ugucumura amategeko y'Imana. Igihe rero ufite amatsinda cyangwa se abantu ku giti cyabo bakandagira amategeko y'Imana ku bushake bwabo, aho rero niho dushobora kumenya neza ko hari ikibi. Martin, mbese amategeko bakeneye kwica kugira ngo tuburirwe ko aho hantu hari ikibi, itegeko rimwe gusa, kuko iyo ucumuye rimwe uba ucumuye yose. Rero birashoboka cyane kwitegereza ukabona ko itsinda cyangwa se umuntu ku giti cye bahamanya na Bibiliya cyangwa se badahamanya nayo. Yego rwose birashoboka, ko Bibiliya niyo iguha umurongo ngenderwaho. Yego, bityo rero ahantu hose hari icyaha cyangwa gucumura ku mategeko, ndetse niyo yaba gucumura ku itegeko rimwe gusa, aho rero biba bishobora gutuma tumenya neza ko hari ikibi kihihishe. Mbese byaba bimeze bite noneho amategeko y'igihugu ariyo arengera ikibi? Ibyo ntabwo bituma ikibi gihinduka ukuri. Yego, ariko ibyo bitera umwete ikibi. Bibiliya kandi ituburira ibyerekeranye n'inyamaswa, kandi ikatuburira ibijyanye n'igishushanyo cy'inyamaswa, kandi ikatuburira n'ibijyanye n'ikiyoka. Kandi hazabaho amatsinda y'umwihariko azaba ari mu gice kirwanya amategeko y'Imana, kandi hazabaho amatsinda azishora mu kugomera amategeko y'Imana, ku rugero rw'uko Bibiliya ubwayo yahisemo kutuburira iby'aya matsinda. Ibyaheshuwe 16:13 haravuga ngo, nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma havamwo imyuka itatu mibi isa n'ibikeri. Martin, ntabwo ntekereza ko ari kubw'ubusa Bibiliya yaba yarahishuye ibice bitatu bigize Babuloni ahangaha. Mbese ikiyoka ninde? Ikiyoka ni Satani. Mbese ikiyoka cyaba kivugira mu matsinda afitanye isano n'inyamaswa ndetse n'umuhanuzi w'ibinyoma? Yego, mbese dushobora kubona imigambi y'ubupfumu ifite aho ihuriye n'inyamaswa ndetse n'umuhanuzi w'ibinyoma? Yego rwose. Martin, mbese nuhakana ko hariho imigambi igendanye n'ubupfumu ifite aho ihuriye n'inyamaswa kandi ifitanye isano cyangwa ifite aho ihuriye n'umuhanuzi w'ibinyoma, icyo gihe uzaba uri guhakana n'isano iri hagati y'imigambi y'ubupfumu ndetse na Satani ubwe. Bityo rero uzaba uri guhakana ukuri. Rero uramutse ushaka kuyobya inyokomuntu, bizagusaba gushyiraho isura igaragara neza, aba ari ishyira imbere. Yego rwose, kuko uzaba uri gushaka yuko abantu batita cyane ku byo ukora. Martin, mbese dushobora gutekereza ko ubugatolika ari bwo nyamaswa buziyerekana ko ari bwiza imbere y'isi yose? Yego rwose. Mbese twanatekereza ko umuhanuzi w'ibinyoma uvugira kandi akifatanya n'iyo nyamaswa nawe aziyerekana ko ari mwiza, akiyerekana ko ari umwana w'intama? Yego rwose. Mbese birashoboka ko bombi bashobora kuba bafite aho bahuriye n'ikiyoka? Sintekereza gusa ko bishoboka, ahubwo ntekereza ko ni uko nguko bigomba kuba bimeze. Noneho nakubaza ikindi kibazo, kuko ndabona turi kugenda tubazanya ibibazo. Mbese muri ibyo bitatu ni ikihe kizaba kiri mu ibanga? Ni ikiyoka. Ikiyoka nicyo kizaba kiri gukorera mu ibanga. Yego rwose, ariko kizaba gikorana mu mbaraga zitangaje n'inyamaswa ndetse n'umuhanuzi w'ibinyoma. Yego, kuko bazaba bari kuvuga baturutse mu kanwa kamwe.
Yego, kuko yaba inyamaswa yaba n'umuhanuzi w'ibinyoma bose bafite isura ya gikristo, kandi ikiyoka kiri gukorera mu ibanga inyuma yabo. Yego, kiri gukorera mu ibanga inyuma y'ahagaragara. None Martin, uratekereza ko nuhishura iki kiyoka nk'aho kiri gukorana n'iyi nyamaswa ndetse n'umuhanuzi w'ibinyoma kuzafatwa nk'uvuga inkuru z'ibihuha? Yego rwose birashoboka cyane. Yego, twahawe umuburo ugendanye n'iby'iyi nyamaswa, itsinda ry'iyi nyamaswa, itsinda ry'igishushanyo cy'inyamaswa ndetse n'itsinda ry'ikiyoka. Ikibazo gikurikiyeho ni iki? Mbese dushobora kubibona? Ndetse byashoboka ko n'itorero ubwaryo rishobora kujijishwa n'ibikorwa by'ibyo bice n'uburyo bikorana? Yego, niyo mpamvu Bibiliya itanga umuburo, kuko n'intore ubwazo zishobora kuyobywa. When it comes to the activities of these components and how they are interconnected. That's why the Bible warns that even the elect can be deceived. That brings us to the third question. Niba icyiza kibaho, mbese dushobora kugisanga hehe? Ngaho amategeko aba, aho ukuri kuganje. Yego, nk'uko bigaragara ntahanyuranye n'aho ikibi kiri. Yego rwose. Mbese twavuga ko dushobora kugisanga aho ijambo ry'Imana ryubashywe kandi amategeko yumvirwa. Cyane rwose. Amategeko angahe? Amategeko yose. Yesaya igice cya 8 umurongo wa 20 haravuga ngo, nimusange amategeko y'Imana n'ibiyihamya. Niba atavuga ibihwanye n'iri jambo, ni ukubera yuko nta mucyo ubarimo. Because there is no light in them. The law there is the Torah, it's the Bible. Ahangaha amategeko asobanura Torah cyangwa se Bibiliya, ahangaha ibiyihamya bisobanura ibyo abahanuzi bavuze. Bityo rero niba ikintu kidahuje n'ibyanditswe byera, bisobanuye ko nta mucyo gifite. Reka turebe niba dushobora kubona ikintu nk'icyo mu isezerano rishya. Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 9 haravuga hati, njyewe Yohana mwene so musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu, nari ku kirwa cyitwa Patimo. Ese kubera iki? Kubw'impamvu ebyiri. Kubw'ijambo ry'Imana ari ryo mategeko, ndetse no kubwo guhamya kwa Yesu. Biragaragara ko yizeraga ibyanditswe byera byose, ni ukuvuga ngo yaba isezerano rya kera yaba n'isezerano rishya, byose bihuriza ku kintu kimwe. Yego rwose. Aha rero tumaze kugira ikinyuranyo muri Bibiliya. Tuzi ko hariho ikibi kandi hakabaho intambara hagati y'icyiza n'ikibi, ari byo bishushanywa na Kayini na Abeli. Tuzi ko hazabaho amatsinda azaba afite isura ya gikristo kandi bigasa nk'aho ashyigikiye ijambo ry'Imana, ndetse akiyerekana cyane rwose yuko ahuza neza n'ijambo ry'Imana, ariko bakica amahame yose agendanye n'ijambo ry'Imana, kandi abo bafitanye isano n'ikiyoka. Bityo rero iki ni ikintu cy'ingenzi cyane, dukeneye kubyumva neza. Aya rero ni amakimbirane nk'ayabayeho mu itangiriro. Uko byamera kose yazageza ku rupfu. Tugeze ku kibazo cya 4. Mbese ni irihe tandukaniro riri hagati yo kuba uri uw'isi ndetse no kuba uri mu isi? Kuko iki ni ikintu Yesu yavuzeho mu buryo bwahuranyije kandi ashyiraho itandukaniro rigaragara. Bityo rero tugomba gusobanukirwa itandukaniro riri hagati y'umuntu w'isi ndetse n'umuntu uri mu isi ariko akaba atari uw'isi. The world, but not necessarily of the world, right? Let's look at that and see if we can discern something. Reka tubyitegereze neza turebe ko hari ikintu twasobanukirwa. Iyo muba ab'isi, niko Yohana 15:19 havuga, iyo muba ab'isi, ab'isi baba babakunze. Ariko kuko mutari ab'isi, ahubwo nabatoranyije mu b'isi, nicyo gituma ab'isi babanga. Iyi ni imvugo itangaje cyane. Rero nushaka kumenya uw'isi uwo ari we, ndetse n'uri mu isi ariko akaba atari uw'isi, mbese aha dushobora kuvuga ko isi n'ibigukunda kandi isi ikagushamadukira, byaba bisobanuye kuri mu kaga? Yego rwose, uko niko bimeze.
rero iyo urebye ku ntwari z'isi ukareba ibyamamare by'isi, abantu bakunzwe mu isi yose, abakire cyane cyane rwose muri ino si, birashoboka ko ibyo byaba ikibazo. Yego rwose, ndetse twanavuga ko bishobora kurengaho bikajya mu matsinda ndetse n'ibigo bya gikristo niba isi bakunda. Ariko muramutse muhuriye ahantu mu gihome runaka, birashoboka ko aho ngaho mwaba muri mukuri. Yego, reka turebe niba dushobora kubona andi makuru yisumbuyeho. Yohana igice cya 17:14. Nabahaye ijambo ryawe kandi ab'isi barabanga kuko atari ab'isi nk'uko nanjye ntari uw'isi. Aha rero hariho ikindi kintu kinejeje cyane. Nabahaye ijambo ryawe. Ibyo bivuze amategeko ndetse no guhamya kwa Yesu. Niba mubifite mukabaho nk'uko bibasaba, mbese ibyo bizagira iyihe ngaruka? Ni uko isi izabanga. Yego, isi izabanga. Mbese ibyo ntibitangaje Martin? Mbese utekereza ko bishobora kubaho no mu itorero? Yego, biranashoboka ko uramutse ushaka gukundwa n'isi ushobora gukora n'ibintu bimwe na bimwe kugira ngo wemerwe, ariko ntubone ko uri kujya mu nzira itari yo. Ibi bintu rero, ibi bintu biratangaje cyane. Going the wrong way. Okay. So this is very interesting. Let's have a look at another verse, John 17:15. Reka turebe undi murongo, Yohana 17:15. Sinsaba ko bakura mu isi, ahubwo ubarinda umubi. Turabizi ko hariho ikibi, turabizi ko hariho amatsinda yerekanwa ko ariyo ayobowe n'imyuka mibi, bafite ibyo biyerekana ko bakora ahagaragara, ariko nanone bafite ibindi bakorera mu mwijima, ibyo hari umuntu utifuza kubyumva, ariko mu by'ukuri baba bari kurwanya amategeko y'Imana ndetse n'ijambo ry'Imana. Kandi nushyigikira ijambo ry'Imana kandi ugashyigikira n'amategeko y'Imana, isi izakwanga nta kabuza. Ibyo ni nk'impano. Yego. That brings us to the fifth question. Where and with whom do the kings... Ibyo biratugeza ku kibazo cya gatanu. Ni hehe kandi kumwe nande abami b'isi bahagaze muri iyi ntambara? Nabo bahagararanye n'ikiyoka. Yego, kandi bari kumwe n'inyamaswa, bakaba kumwe n'umuhanuzi w'ibinyoma. Martin, iki ni ikibazo rero gikomeye cyane, kuko urabizi abami b'isi bahawe ubutware, ariko ubutware bwabo ni ubutware bufite aho bugarukira, ubutware butagakwiye gusagarira ijambo ry'Imana. Bityo rero igihe haje ikigendanye no kumvira abami bo mu isi, Bibiliya irabisobanura neza ko bagomba kumvirwa igihe cyose bativanga mu kumvira Imana kwawe. Yego, kandi Bibiliya nanone yerekana neza ko abami b'isi bafite aho bahagaze muri uru rugamba. Ibyo rero tugomba kubimenya neza. Ibyahishuwe igice cya 17 umurongo wa mbere. Haza umwe wo muri ba bamarayika barindwi bari bafite za nzabya ndwi, arambwira ati, ngwino nkwereke iteka marayika ukomeye uzacirwaho, yicara ku mazi menshi. Mu yandi magambo, ni rya torero ryahakanye ryicara ku mahanga menshi. Niwe abami bo mu isi basambanaga nawe. Ibi bintu biragaragara neza. Mbese abami bo mu isi bari ku ruhe ruhande? Bari ku ruhande rw'ijambo ry'Imana n'ibiyihamya, cyangwa bari ku ruhande rw'inyamaswa? Bari ku ruhande rw'inyamaswa. Yego, kandi abari mu isi bagasinda inzoga arizo busambanyi bwe. Aha rero birangaragarira ko abatuye isi aribo babigenderamo, kuko basomejwe ku nzoga y'inyigisho z'ibinyoma, ibinyoma by'ubuhakanyi bwe. Ubuhakanyi bwe yerekana ko nk'aho ari ukutagomera Imana. Rero twabonye mu bice bibanza ko Papa yavuze ngo ushobora kwigisha Yesu, ariko ibyo ntibigusabe kumvira ukuri. Ati kandi niba ushaka kumvira amategeko, icyo gihe ntabwo uzaba uri ku ruhande rwa Yesu. None ndibaza nti Yesu afite ni uwuhe? Kuko Yesu ubwe yaravuze ngo niba unkunda ugomba kumvira amategeko yanjye. Biratangaje pe.
Bibiliya yo rero yerekana yuko abami bo muri ino si batari ku ruhande rwa nyarwo muri uru rugamba, bari ku ruhande rupfuye. Bityo rero iyo ndebye ibyo abami bo mu isi bategeka, mbese biransaba kwitonda cyane yuko nkora nk'uko babishaka cyane rwose. Biragusaba kwitonda cyane ndetse ukishingikiriza ku bufasha bw'Imana, kuko nk'uko wabivuze mbere, ikiyoka kizaba cyicaye inyuma y'ibi byose mu buryo bw'ibanga. On your guard with God's help, because, like we mentioned earlier, the dragon will be sitting behind this in secret. So render unto Caesar what is due unto him. Bityo rero mureke Kayizari tumuhe ibye, ndetse n'iby'Imana tubihe Imana. Ariko igihe abo bombi bari mu ntambara kandi bamwe bakakubuza gukora ibyo ugomba gukorera Imana, icyo gihe rero bizagusaba guhitamo Imana. Yego, ni ngombwa cyane ko twubaha Imana kuruta abantu, kuko Bibiliya niko ibisobanura neza. Kandi abami bo mu isi biragaragara neza ko bari ku ruhande rutari urw'ibyanditswe byera. Ishuwe igice cya 13 umurongo wa 3 haravuga ngo, nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwawishe rurakira. Abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira. Biratangaje ko ahangaha bisa nk'aho abantu bose baherereye ku ruhande rumwe rw'iyi ntambara, kuko ririya jambo ngo bose ntawe risiga. Ibi rero ni ibintu bikomeye cyane. Aha rero tumaze kugera ku mwanzuro w'uko abami bo mu isi bari ku ruhande rutari rwo rw'iyi ntambara, ndetse ko tugomba kwitonda cyane igihe tubona amategeko n'amabwiriza aturuka muri aba bami b'isi. Kandi tugomba nanone kureba ku isi tukavuga tuti, ahangaha hariho ikibazo gikomeye cyane. Yego rwose, kandi ugomba kuvuga ngo ntabwo nshaka kuba uw'isi. Ibyo rero biratugeza ku kibazo kindi, aho rero turi kugenda tujya ahantu rwose bisa nk'aho hari akaga. Mbese ibi bizahora ari amakimbirane ahoraho, cyangwa se Imana yashyizeho igihe ntarengwa icyaha kigomba kuba kiri gutegeka? Byaba rero muri Bibiliya no mu mwuka w'ubuhanuzi, Imana yatweretse ko hariho igihe cy'iherezo. Hazabaho urubanza kandi ruzaza, kandi ntabwo ruzatinda. Bibiliya irabisobanura neza, kandi n'umwuka w'ubuhanuzi nawo niko ubivuga. Igihe Imana yashyizeho kitarengwa. Nitwiga rero ijambo ry'Imana kandi tukiga ibihamya, tugomba kugira igitekerezo runaka uko iki gihe kingana. Kandi ndabizi neza ko ahangaha duhagaze ku butaka buteje akaga noneho, kuko ahangaha birasa nk'aho ariho ruzingiye, kuko siyanse yo iri mu rugamba rukomeye cyane n'ibyanditswe byera ndetse n'ibihamya, igihe tuvuga ku kintu kigendanye n'igihe. Yego, biratangaje cyane ko igice gitangira cya Bibiliya ari cyo gitangiza amakimbirane, kuko niba utizera igice cya mbere cya Bibiliya, mbese wakwizera gute ibisigaye byose? Ndatangara cyane kuko inyandiko za kera Kiliziya Gatolika ikoresha kugira ngo ishigikire Bibiliya ziri guhindurwa ubu ngubu, nta nubwo zifite ibice bya mbere bya Bibiliya by'igitabo cy'itangiriro, ndetse nta nubwo zifite igitabo cy'ibyahishuwe. Nta tangiriro bifite, nta n'iherezo bifite, nta kintu bifite kuri Alpha na Omega. Maze bagashingira ibyo bavuga ku nyandiko bagiye batoragura mu butayu zishyigikira ibyo ubwabo bumva ko ari byo bigomba kumvirwa. Ariko Bibiliya yo iravuga ngo nibasanga amategeko y'Imana n'ibiyihamya ari byo bigize ijambo ry'Imana. Ni ingenzi cyane ko dusobanukirwa iryo jambo ry'Imana iryo ari ryo. Rero uru ntabwo ari urugamba ruzahoraho by'iteka ryose, kuko ubwo byaba bivuze ko kubaho byazaba ari umwaka by'iteka ryose. Hari igihe bizageraho bigashira. None se ni ikihe gihe cy'iherezo Imana yashyizeho? Reka tubisome. Ibi biri mu gitabo cy'urugo rwa Kidivantiste. Umugambi ukomeye wo gucungura ugira umusaruro wo kugarura isi mu gushimwa n'Imana. Ibyari byaratakajwe byose ku bw'icyaha bikongera bigasubizwaho. Atari ku muntu gusa, ahubwo n'isi ubwayo iragacungurwa, kugira ngo ibe aho abantu bazaba by'iteka ryose. Kumara imyaka 600 Satani yagerageje kugumisha isi mu maboko ye,
icyo gihe rero umugambi w'Imana wo kurema isi uzongera usubizweho, abera bisumba byose bazongera bafata ubwami kandi bazawutunga kugeza iteka 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 ryose. Aya magambo rero azagirana ikibazo n'icyo isi yigisha kuko ntabwo ahuje n'icyo siyanse ivuga, kandi bisa nk'aho nanone ateza amakimbirane no mu itorero ubwaryo, kuko hari abantu bavuga ngo imyaka 6,000 birashoboka ko ibyo ngibyo ari igishushanyo, birashoboka ko atari umubare udahinduka. By'ukuri aya magambo dusomye aravuga ku gihe cya nyuma y'imyaka 1000, kandi dukurikije iriya mvugo avuze nyuma y'imyaka 6,000, kandi ahangaha biragaragara ko ari nyuma y'imyaka 1000. Aha rero iyo aba ari ikigereranyo biba byaravuzwe ngo nk'imyaka 1000 byinshi. Mbese itorero ryaba rikizera ibingibi Martin? Oya, ahubwo abenshi mu itorero ntabwo bakizera ibingibi. Mbese hariho n'intambara hagati y'ibyo ibihamya bivuga kuri iki kintu ndetse n'uko itorero rimwe na rimwe rishaka kubisobanura. Yego Martin, urabizi hari igihe ibi bintu mbona bitangaje. Biratangaje ko benshi ndetse yaba no mu itorero abantu bamwe badafitanye ikibazo no kuvuga ngo mu minsi 6 Uwiteka yararemye, ariko washyiraho ngo iminsi 6 y'amasaha 24 nibwo Imana yaremye, bikaba ikibazo kuko bashaka ko bihinduka imigani cyangwa se igishushanyo. Muri make barashaka kuba ab'isi, ariko ahangaha ho biragaragara neza ko igihe gihari. Twabivuzeho mbere, ariko biragaragara neza ko hariho igihe Imana yashyizeho kitagomba kurengwa. Birashoboka ko Imana ishobora gutinzaho cyangwa se nanone ikabangutsa. Reka ibyo nanone tubisobanureho, ariko ikigaragara cyo ni uko hariho igihe ntarengwa, kandi icyo gihe ntarengwa kirahura neza n'ibyo ibyanditswe bivuga. Kandi nanone biratangaje ko biri ku murongo umwe n'ibyanditswe byera iyo ukoresheje inyandiko za nyazo nk'inyandiko za mazoretike. Iyo utangiye gukoresha inyandiko zimwe na zimwe nk'inyandiko za Alex, usanga ko nta mahuriro y'imyaka aho ngaho ihavugwa. Ibyo rero biba bishatse kuvuga yuko niba ushaka kwiga neza ijambo ry'Imana ugomba gushaka inyandiko za nyazo. Mbese dushobora kugera ku mwanzuro w'uko ijambo ry'Imana ndetse n'ibihamya nabyo bigomba kuba bihuje neza. Yego cyane rwose. Reka twe gukomeza tujya aho ngaho cyane, ahubwo twivugire yuko ushaka kwizera ku buryo bishobora no kukugeza kugirwa cy'Ipatmos kubw'ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu, aho ngaho bizatuma ujya mu bibazo rwose. Yego rwose, Bibiliya iravuga ngo niko bizabaho. Mbona rero bitangaje, mva mu isi aho nizeraga yuko isi imaze imyaka miliyari myinshi. Nizeraga ihindagurika nk'uko benshi ubu bamaze kubimenya, kandi uko narushijeho kubyiga niko narushijeho kwemeza ko nshobora kwizera neza ijambo ry'Imana. Nagiranye ibiganiro n'abantu bamwe bo mu itorero ryacu biga ibigendanye n'ubutaka, kandi ntabwo bashobora kwemera, benshi muri bo, ntabwo mvuga bose, ku isi imaze imyaka 6,000. Ibyo rero mbona bitangaje cyane. Mbona bitangaje ko bashobora kwemera imyaka 10,000 gusa. Ese kuki batakwemera imyaka 6,000? Benshi muri bo bemera imyaka 100,000, ndetse hariho benshi muri bo bemera ko isi imaze imyaka amamiliyari. Ibyo biragaragaza rero umubare w'abantu benshi bizera iby'isi yigisha. Ariko rero nibasanga amategeko y'Imana n'ibihamya, nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo, nta museke uzabatambikira. Rero nshobora kwemeza nkurikije ariya magambo ko hariho benshi mu itorero kuri iyi ngingo badafite umucyo muri bo. Some of them are happy to accept 100,000, and some of them are just way off the bat and believe in billions of years. And that is quite a large proportion that actually believes what the world has said. So to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, they have no light in them. So I must conclude from that statement that there are many in the church that on this issue have no light in them. Yes. I actually said to one, if you believe in Nigeze mbwira umwe muri bo, ndamubwira ati niba wizera imyaka 10,000, isi ubwayo izagukwena. Wizera mu myaka 10,000 ntago wemeranya n'ijambo ry'Imana, kandi ntiwemeranya n'umwuka w'ubuhanuzi,
bityo rero uzaba uri hagati na hagati. Ni ukuvuga ngo wicaye hagati y'intebe ebyiri, ushaka guhinduka umusazi ku bw'Imana, byaba byiza ugiye ukicara mu ntebe Imana ubwayo yemeza ko ari yo ukuri. Ibi rero ni ingenzi Martin, reka nkubwire impamvu. Kuko niba wizera ko atari imyaka 6,000, ahubwo ukizera ko ari imyaka 10,000, mbese biranashoboka ko wakwegezeho kugaruka kwa Yesu? Yego rwose cyane. Ushatse imyaka wagira 10,000 n'igice, ushaka wagira imyaka 11,000, ukagenda ugakomeza ukabigeza ku 100,000, ndetse wanabishaka ukabigeza ku mamiliyoni. Ariko niba wizera mu by'ukuri ibyo tumaze kubona, ugakora imibare yawe neza tutagiye gukora nonaha, mbese wabona twegereye kugaruka kwa Yesu bingana iki? Wabona bikwegereye neza nk'uko byavuzwe. Urakoze ku bw'icyo gisubizo, niko ntekereza ko koko bimeze. Reka tube tuberekeye, oya nako reka twe kuba tuberekeye aho, reka tubaze ikindi kibazo. Niba ubyizera koko, ibyo byatuma wumva muri wowe umerewe gute kubwo kuza kwa Yesu Kristo? Ntago waba wicaye nta kintu uri gukora. Ibyo bizatuma wumva ko igihe neza kigeze. Mbese uratekereza ko watangira kubona ibi biri kubaho mu isi mu mucyo w'uko Yesu Kristo agiye kugaruka vuba cyane? Yego, waba uri kugenzura ibimenyetso cyane. Ugomba kugenzura ibimenyetso cyane rwose, kuko waba uzi neza ko igihe ari kigufi. Kigufi bingana iki? Kigufi cyane. Kuvuga ngo ageze ku rugi. Urabona mpamvu ki iyi ari ingingo y'ingenzi cyane? Yego, reka tube turekeye aho ngaho, reka twe kubikomezamo, tubishyize aho ngaho, reka tugumye kubitekerezaho. Even at the door. So can you see why this is an important point? But let's leave it at that. Let's not belabor it anymore. Just throw it out there and think about it. Shall we ask another question? Yes. Twabaza ikindi kibazo noneho? Yego. Niba hariho igihe cyashyizweho ntarengwa, mbese ubu twaba tugeze he kuri icyo gihe? Bimeze nk'aho twagisubije. Biragaragara ko tugeze neza ku rugi. Ibyo byaba bisobanuye ko ubu buhanuzi turi kubona buri gusohorera imbere y'amaso yacu bugomba kuba bufite aho buhuriye n'igihe cyashyizweho. Nta kintu kiri kubaho ubu ngubu kiri kubaho ku bw'amahirwe, kandi kikaba gitandukanye n'ibindi byose. Yego, niba wizera Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi kuri iyi ngingo, kandi ukaba udashaka kubigira imigani iri aho gusa, wagakwiye kuba uzamuye antene zawe kugira ngo ubashe gufata amakuru yose, ukaba uri kuvuga ngo dukwiye kuburira isi kuko igihe kirasohoye. Dusoma mu gitabo cyitwa Kuyobora Umwana amagambo avuga ngo ntago tugomba kubaho tutitaye ku munsi wo guca urubanza, kuko nubwo watinze ariko ubu ngubu uratwegereye cyane, ndetse ugeze ku rugi, ndetse uri kwihuta bikomeye. Impanda ya marayika ukomeye iri hafi kuvuga maze igakangura abasinziriye. Uku niko twagakwiye kuba twitwara. Kibabaje ni uko ntabona iyi myitwarire hagati muri twebwe. Niyo mpamvu iki cyigisho twacyise ngo ibibazo mu itorero. Yego Martin, ibibazo bisa nkaho bishobora kuba biduca intege. Yego, ariko ibibazo bituma urushaho kwitekereza ubwawe. Yego, nibyo tugomba gukora. Tugomba kuba turi kwibaza ibibazo. Ko nushyira ibintu hariya gusa abantu bazaba bari kwibaza ngo niwe wabivuze gusa. Yego, mu mwuga wose wo kwigisha, nabaye mu mwuga wo kwigisha igice kinini cy'ubuzima bwanjye, gutanga gusa amakuru ntago birema abantu batekereza, ahubwo kubaza ibibazo kandi ukagerageza kubona ibisubizo, ibyo nibyo birema abantu batekereza. Because if you just put statements out there, then it's people saying you said it. Yes. So, in any teaching profession, and I've been in the teaching profession for most of my life, just providing information doesn't create thinking people. Asking the questions and trying to get the answers makes thinking people. So let's ask another question. Reka tujye ku kindi kibazo. Mbese twakwitega yuko gusohora k'ubuhanuzi butarasohora kutwegereye cyane? Yego, Bibiliya niko ibyerekana. Bigomba kubaho. Bityo rero abantu bari kuvuga yuko ibiri kubaho mu isi uyu munsi ni akantu gatoya kari kubaho kandi kazacaho maze dusubire mu buzima bwacu busanzwe,
abantu ntabwo bizera igihe cy'ubuhanuzi. Rwose ntabwo babizi kandi ntabwo babyizera, cyangwa se biransaba kwibwira ko batabyizera cyangwa se bashaka kubigira imigani y'aho gusa. Ariko icyo igaragara ni ukutizera iby'ijambo ry'Imana n'umwuka w'abahanuzi bivuga kuri iyo ngingo. Kandi nanone ikindi kintu ku bintu wari wavuze mbere ku bigendanye no kongera gusubira mu buzima busanzwe, uramutse ugiye inyuma imyaka 150 ishize, icyo bitaga igisanzwe gitandukanye n'icyo twari tubayeho mbere y'uko ibi byose biza. Niyo mpamvu rero ubu turi kubaho mu bisanzwe bishyashya. Rero ibintu biba ibisanzwe bigendanye n'igihe ugezemo. Ushobora gusubira inyuma mu gihe niba ubuhanuzi bukomeza kugenda bukurikirana busohora. Bityo rero imitekerereze yacu kuri iyi ngingo iratujyana mu gusubiza iki kibazo. Dushobora gutegereza ko ubuhanuzi butarasohora bugiye gusohora vuba hano cyane. Ese ibyo byagakwiye gutuma ureba ku makuru ndetse n'ibiri kubaho mu bundi buryo? Yego, niko bigomba kugenda. None se uzabirwanya cyangwa se uzavuga ati bavandimwe bashiki banjye, ibi ni ibintu bikomeye cyane, igihe cyashize. Iminsi tubayemo ni iminsi ikomeye kandi y'ingenzi. Umwuka w'Imana ari gukurwa gake gake mu isi. Umuntu wese ureba amakuru ibyo ashobora kubibona. Ibyorezo ndetse n'ibihano biri kugera ku bantu basuzugura ubuntu bw'Imana. Amakuba yiyongera mu nyanja no ku butaka, imyivumbagatanyo ibera mu isi, impuha z'intambara biruzuye mu isi. Birahanura ibyenda kuza mu isi bikomeye kurutaho. Imbaraga z'ikibi ziri guhuza imbaraga zazo. Ab'ikibi gikoreramo bari guhuza imbaraga zabo kandi bakazikomeza. Bari kwikomeza imbaraga ku bw'urugamba ruheruka. Impinduka zikomeye zirenda kubaho mu isi yacu, kandi bizakorwa mu gihe cya nyuma bizihuta cyane. Ibi wabikoraho iki? Niba rero utizera ko ubuhanuzi buri gusohora, waba ufite impamvu cyangwa se ubusobanuro bw'ibi biri kuba byose. Hano hari amagambo twashatse gushimangira. Abakorana n'ikibi, twamaze kuvuga neza ku bakorana n'ikibi, kuko Bibiliya irabitubwira. Bari gushyira hamwe imbaraga zabo. Turabizi neza ko Babuloni ikozwe n'ibice bitatu, kandi abakorana n'imbaraga z'ikibi bari gushyira hamwe imbaraga zabo. Ibyo bishatse kuvuga ko ikiyoka ndetse n'inyamaswa ndetse n'umuhanuzi w'ibinyoma mu buryo bw'ubwihisho bari guhuza imbaraga zabo. Kubera iki? Bari gukomeza imbaraga zabo. Se kuki bari kubikora? Bari kwikomeza kuko biteguye amakuba agiye kuba mu isi, kandi tuzabona impinduka zikomeye ziba mu isi. Hazabaho ibisanzwe bishyashya, kandi ibyo bizaba mu gihe cyihuse cyane kuko turi gukorera ku gihe. Ibyo bitubwira rero ko nta gihe kinini dufite cyo gukora ibi ngibi. Mbese izi mpinduka zikomeye zaba zarabayeho mu isi vuba cyane rwose, impinduka ziteye ubwoba. Twaba twarabonye isi ibintu bibaho vuba cyane. Yego, vuba cyane rwose. Kandi ibyo twabibonye ari ibintu bibaho ku isi yose. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane cyo gusobanukirwa. Se twabonye kwivuguruza ukavuga ikintu ubu ngubu mu mezi yakurikiyeho ugasanga cyahinduwe muri izi mbaraga tubona aha ngaha? Yego rwose. Yego, reka dukomeze turebe niba ngibi, kuko iki ni ikintu gisa nk'aho ari ikintu gikomeye cyane ndetse no ku itorero. Absolutely. All right, let's have a look at this, because this is another big bone of contention even within the church. So our next question, number 9. How are the agencies of evil combining their forces? Ikibazo kindi ni ikibazo cya 9. Ese abakorana n'ikibi bari guhuza gute imbaraga zabo, kandi bari kwikomeza gute bitegura amakuba aheruka? Mbese iki si ikibazo twakwiye kubaza? Yego rwose. Ntabwo twabwiwe aho ibi bizakorera? Yego. Bityo rero tugomba kubimenya. Ariko ibi nubikora uzitwa iki? Uzitwa umuntu ukwirakwiza ibihuha. Kandi bene abo twabonye ko batangiye kubita abahakanyi. Reka turebe uko ibi ngibi bikorwa. Ibi turabisoma mu ibaruwa y'114 y'umwaka w'1903. Satani akoresha imbaraga z'intekerezo ku ntekerezo. Satani amaze gucibwa mu ijuru, yashyize ubwami bwe kuri ino si,
kandi kuva icyo gihe yakoze ataruhuka ashaka gutuma abantu batakaza kubaha Imana. Akoresha uburyo bumwe n'ubwo yakoresheje mu ijuru, ari bwo mbaraga z'intekerezo ku zindi ntekerezo. Ibyo byaba bishatse kuvuga yuko hazaba gutsindagira abantu amahame runaka? Yego rwose. Abantu bahinduka bagerageza abantu bene wabo. Imbaraga zikomeye z'ubuyobe bwa Satani zirakundwa, kandi nazo zigakoresha imbaraga ihata. Maze biciye muri ibyo byiyumviro, abantu bibumbira hamwe mu mashyirahamwe y'ubucuruzi ndetse n'amatsinda y'ibanga. Hariho abantu mu isi bakorana n'ikibi ku buryo Imana itazakomeza kubyihanganira. Ubu ngubu rero tumaze kubona uko bazashyiraho iyi mikorere y'ibanga. Bishyira hamwe mu matsinda ashyize hamwe, mu mashyirahamwe y'ubucuruzi ndetse n'amatsinda y'ibanga. Igihe natangiraga kwigisha ku matsinda akorera mu ibanga, nahuye n'abandwanya mu buryo bukomeye cyane, kandi ahanini bari abo muri twebwe ubwacu ndetse no mu bayobozi bamwe bo mu itorero. Maze barambwira bati ibi nta hantu bihuriye n'ubutumwa bwacu, kandi bambwira yuko ntagomba kuvuga ku mashyirahamwe y'ubucuruzi cyangwa se amatsinda akorera mu ibanga. Baravuga ngo ibyo ni inkuru z'ibihuha, ariko tubona neza ko ibi ari ibintu bimwe biri mu bihamya, kandi ni ibintu nanone biri muri Bibiliya, kuko biragaragara ko Yesaya yaburiye abantu ku bigendanye n'abantu bishyira hamwe, kandi n'ibihamya byerekana ko ibingibi bifite aho bihuriye n'amatsinda y'ibanga. Bityo rero inshuro nyinshi ubwo nabuzwaga kuvuga kuri ibyo bintu naberekaga ayo masomo, maze nkababwira nti mbese ngomba kubaha nde? Martin, reka noneho turebe uburyo ki ibyamamare biri gukoreshwa ndetse n'abantu bari gukoreshwa kugira ngo bakoreshe imbaraga z'intekerezo ku zindi ntekerezo. If enough of us do our part by getting vaccinated, that ripple can become a wave. My name is Elton John. Beautiful cut there. The more people in society that get vaccinated, the more chance there is of eradicating the national COVID pandemic. I've just had a vaccine for COVID. It didn't hurt. I want to go back to work and I want to be able to move around. To visit with Michelle's mom, to hug her and see her on her birthday. I'll be seeing you. I'll be looking at the moon. I'll be seeing you. Find out when you can arm yourself and book. Katurebe ku mibare hano. BTS yinjiza miliyari 3.6 muri Korea buri mwaka binyuze mu bitaramo, ibicuruzwa, kandi nanone bakurura abakerarugendo 800,000 buri mwaka. Ibyo bishatse kuvuga ngo ni 7% ry'abantu bose baza muri Korea. Imitekerereze rero imbaraga bafite ndetse n'umuryango w'abibumbye ntago wabahejweho. Basabye Perezida Moon kugira ngo azazane na BTS. Bavuze yuko BTS izabihagarariye abasore bose bo mu isi. Bimaze kugaragara yuko Perezida aho ajya hose bamusaba kujyana na BTS. Mu by'ukuri iri tsinda ry'abaririmbyi ryasuye nanone umuryango w'abibumbye mu 2018. Umuyobozi yaravuze muri UNICEF, umwaka ushizeho bohereje ubutumwa bari bifashe bavuga amajwi. Basabye abakiri bato kurenga ibibazo byazanywe n'icyorezo maze bagakurikiza indoto zabo. Uyu mwaka nabwo basubiyeyo bataje noneho nk'abashyitsi, ahubwo baje nk'abadiplomate boherejwe. Izi rero ni imbaraga za Korea y'Amajyepfo. BTS ndetse n'abafana bayo bashobora guhindura ibitekerezo kuri interinete, ndetse byarabashobokeye cyane ko batsinze itangazamakuru ry'Ubushinwa. Ako ntabwo ari akazi koroshye, ndababwira impamvu. Umwaka ushize BTS yahaye icyubahiro abasirikare b'Abanyamerika bo mu ntambara y'Abanyakoreya.
itangazamakuru ry'Ubushinwa ryararakaye kuko batigeze bavuga ku basirikare b'Abashinwa. Itangazamakuru ryahise ribibasira kubera ko bakoze icyo ryise kwita ku ruhande rumwe gusa. Iyi ntambara yamaze iminsi 2. Abantu bose bafana BTS bahise bajya ku mbuga nkoranyambaga maze hakoreshwa amahashtag n'amatweet, maze icyo kinyamakuru cya Global Times kiratsindwa, batangira gusiba inkuru zimwe na zimwe bari banditse zinenga BTS. Bityo BTS ibona igitego, ariko ikinyamakuru cya Global Times nta gitego cyabonye. Kigaragara hano, ibyamamare bishobora kuba ibikoresho bikomeye bya politike kuko baba bagaragara cyane, baba bafite abantu benshi babakurikira, kandi abantu barabumva iyo bavuze. Icyo ni cyo abanyapolitike basanzwe badashobora kugeraho. Kandi uku ni ugutsinda gukomeye cyane k'umuryango w'abibumbye, kuko nibazanamo BTS abana batoya cyane bazarushaho kubyishimira. Ntabwo bashaka kumva Joe Biden ari kuvuga ku byerekeranye n'ihindagurika ry'ikirere, ahubwo icyo bakwishimira ni uko bakumva BTS ariyo iri kubivuga. Impamvu twerekanye ibyo byose ni ukugira ngo twerekane imbaraga z'intekerezo ku ntekerezo, kimwe mu bikoresho umwanzi akoresha. Aya ni amagambo yo mu gitabo Umwijima mbere y'umuseke. Kumungwa mu bya politike biri kurimbura urukundo rw'ubutabera ndetse no kwita ku kuri, ndetse no muri Amerika yashyigikiye ubwigenge. Abategetsi n'abashyiraho amategeko, bitewe no gushaka gukundwa n'abantu, bazemera isabwa rusange ry'itegeko ryo gushyiraho kuruka icyumweru. Umudendezo w'umutimanama wabonetse hatanzwe igitambo gikomeye cyane ntabwo uzongera kubahirizwa. Mu ntambara igiye kuza vuba aha ngaha tuzabona icyavuzwe mu magambo y'umuhanuzi ngo ikiyoka kirakarira wa mugore kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu Kristo. Ibi bintu iyo birebeye mu mucyo w'ubuhanuzi, ibyo bituma uhita utangira kubishyira mu buryo bwo gukurikirana kwa gihanuzi. Yego rwose nta kundi byagenda, kandi nubikora hazahoraho abantu bazavuga bati ibyo ni ibihuha. Yego, turamutse dufashe nk'iriya video twerekanye ya BTS, twabonye ko itangazamakuru rya leta y'Ubushinwa ryaciye bugufi bitewe n'iki cy'abafana ba BTS bashakaga, maze itangazamakuru rikuraho ibyo ryari ryashyizeho. Rero ibyo bintu biri kuba dushobora kubibona biba mu isi. Icyo rero nicyo cyitwa imbaraga z'intekerezo ku ntekerezo. Rero ntabwo ari ku bantu rusange gusa, ahubwo n'imbaraga z'inyamaswa binyuze mu bayihagarariye iri gukoresha imbaraga z'intekerezo ku ntekerezo, kandi isi yose izamutangarira. Using the power of mind upon mind, and the whole world wondered after him, right? Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Ellas traen esperanza para acabar la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros. Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor, y ayudar a que la mayoría de la gente lo haga es un acto de amor. Amor a uno mismo, amor a los familiares y amigos, amor a todos los pueblos. El amor es también social y político. Hay amor social y amor político. Es universal, siempre desbordante de pequeños gestos de caridad personal capaces de transformar y mejorar las sociedades. Vacunarse es un modo sencillo pero profundo de promover el bien común y de cuidarnos unos a otros, especialmente los más vulnerables. Biratangaje cyane ko ibi byamamare byose, kandi iyo dukurikije Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi tubona ko abo batari ku ruhande rukwiriye ku bigendanye no gukurikiza amategeko y'Imana ndetse no guhamya kwa Yesu. Biragaragara ko bo batakigengwa n'amategeko bigaragara nk'aho agenga abandi, ndetse bashobora no kubikora bari kubiseka. Reka tubirebeho gato. After Seth Rogen called out the Primetime Emmy Awards for not abiding by COVID health and safety protocols. Let me start by saying there is way too many of us in this little room. What are we doing?
They said this was outdoors. It's not. They lied to us. We're in a hermetically sealed tent right now. I would not have come to this. Why is there a roof? I went from wiping my groceries to having Paul Bettany sneeze in my face. So, that's a big week. Yeah, it's interesting if you, like you mentioned. Ibi bintu biratangaje cyane. Nk'uko wabivuze, biragaragara ko amategeko amwe akora ku bantu bamwe gusa. Reka tugaruke kuri video twerekanye ya Papa. Niba inyamaswa iri kuvuga mu buryo bumwe maze isi yose ikamera nk'ayitangariye, aho hantu tuba tugomba kwitondera. Mbese ntibyari bikwiriye? Ni ikintu nkunda kubona Bibiliya cyane itubwira kwirinda. Martin, iyo bigeze kuri ubu bumwe bw'ikibi buri gushyira hamwe, reka turebe ikindi ibyanditswe bibivugaho. Abantu bose bakeneye kugira ubwenge kandi bagashakashaka amayoberane yo gukiranirwa yagiye yikubiranya n'amateka y'iyi si. Ibi rero iyo ubikoze bikujyana mu byago bikomeye cyane, ndetse no muri bamwe muri twebwe. Uko Imana yaduhishuriye imirimo yangwa y'abatuye iyi si bari mu bategeka, bibumbira hamwe mu matsinda akorera mu ibanga ndetse n'ubundi bumwe, batumvira amategeko y'Imana, byakwiye gutuma abantu b'Imana bafite umucyo w'ukuri kose birinda ibi bibi byose. Ibintu birabivuga mu buryo bweruye. Ibi byakwiye kugufasha kubona ibi ngibi. Ibi rero ntabwo byagakwiye gufatwa nk'ibintu by'ibicibwa, ibintu bituruka ku mubi. Ibi ngibi wagakwiye kubirebaho ukabisobanukirwa mu by'ukuri, ndetse duhabwa n'itegeko ko tugomba kubireba. Uko igihe kigenda bizarushaho kugaragara ko abiyitirira iyobokamana bo mu isi bazarushaho kugaragaza ibibi byabo, kuko hariho ibice bibiri gusa. Hariho abakomeza amategeko y'Imana ndetse n'abarwanya amategeko y'Imana. Bityo rero igihe abategetsi bakorana ndetse n'inyamaswa ndetse n'umuhanuzi w'ibinyoma bakoresha ibyamamare byo mu isi kugira ngo bateze imbere imikorere yabo, baba bari gukora muri bwa bumwe. Itangiriro igice cya 6:5 havuga ko Imana yabonye gukiranirwa kw'abantu ko kwari kwinshi mu isi, ndetse yuko kwibwira kw'intekerezo zabo kwari kubi iteka. Nguko uko isi ya none imaze kumera. Inshuro nyinshi nagiye mbwirwa kutavuga ku by'amatsinda y'ibanga, kuko ntaho bihuriye n'ibyo turimo uyu munsi, kandi nabwiwe ko ibi ngibi byari ibihuha, ko ngomba kubyirinda. Maze ndavuga ngo ibi ntabwo ari ibihuha, ahubwo ibi ni ibintu biriho. Aba bantu bari muri ibi bintu, abami bo mu isi bari muri ibi bintu, ibyamamare byo mu isi ndetse n'abayobozi b'amadini yo mu isi bari muri aya matsinda y'ibanga, nk'amatsinda y'abafrimasoni ndetse n'iby'ubupfumu. Twabikunda tutabikunda, nabwiwe mu buryo bweruye cyane, ndetse n'abayobozi bakomeye bo muri twebwe bavuga yuko ibi atari ko bimeze. Baravuga bati ibyo ni ibihimbano, ibyo ni inkuru z'ibihuha. Ibyo birantangaza cyane. Ntabwo numva uburyo ki abantu bashobora kwemera kuba impumyi. Ariko kugira ngo tubigaragaze neza, turerekana video y'ibyo ngibyo kugira ngo tubone uko abo bantu babihuriyemo. Kandi bose nushaka kubashyira mu gatebo kamwe maze ukavuga ngo ibi bintu ntabwo bibaho, ibyo byaba nko kumera ya nyoni ya Autriche ishyira umutwe wayo mu mucanga. Ariko ibyo nabyo ni ibihuha, kuko mu by'ukuri ntabwo bijya bibaho. Hano hari ibyo twashyize hamwe by'amatsinda y'ibanga ndetse n'ibimenyetso byayo, ndetse n'abari muri ayo matsinda. Reka tubirebeho. Symbols and signs and who is associated with them. And let's just run through it. And here you have the illustrations of the secret handshakes. Look familiar? And this is the sign of the master of the second veil. See? Purely Masonic. You don't pick this stuff up off the street.
Now this is how it's generally executed in the public arena. So when you see this, I'm on the front page of the privately circulated Freemason magazine. Officially a Mason, like fellow brother Tony Abbott, and he's doing this. Now, Martin, none se Martin, hari icyo ushobora kubona cyangwa abantu bamwe bahitamo kuba impumyi kuri ibi ngibi? Nta muntu w'impumyi ubaho nk'umuntu uhitamo kutareba. Dushobora gukomeza tugenda tureba abami bo mu isi ndetse n'aho bahuriye n'aya matsinda, Nelson Mandela, Thabo Mbeki n'abandi benshi cyane, bose bari muri ibi bintu. Se dushobora kureba bimwe mu bintu bavuga byaba bifite ubutumwa bw'ibanga? that come out that have codes within them. Questions and they're all legit. I'm telling you, we're going to get this done. It doesn't matter when. It doesn't matter whether it's in 6 minutes, 6 days, or 6 weeks. We're going to get it done. Why is it in 6 hours? So again, 666 is of course pure coincidence. Ahari birashoboka ko 666 byaba ari uguhurirana
ndetse na Greta Thunberg kuba afite ijisho rimwe ritwikiriye mu mafoto menshi cyane mu nsanganyamatsiko ihora ari imwe kandi bigasa nk'aho ibitangazamakuru bimwe ari byo bifata ayo mafoto kandi bikayashyira ahagaragara. Ese baba bari kuba bari kwibumbira hamwe mu matsinda akorera mu ibanga? Yego rwose, kandi bari gucura imigambi yabo. Se haba hariho abayobozi bamwe bo mu matorero bari muri Freemasonry? Yego barahari rwose, twabikunda tutabikunda. Bahuriye mu kwibumbira hamwe ku bw'ikibi, kandi abo bantu nta burenganzira bafite mu itorero ry'Imana, aho amategeko ndetse no guhamya kwa Yesu bihabwa agaciro. Ariko ukuri ni uko aba bantu tubasanga ahantu hose, kandi icy'ingenzi cyane nanone ni ugusobanukirwa n'icyo bahagarariye. Bityo rero ugomba kumenya n'impamvu y'icyo bahagarariye, kuko icyo bahagarariye niyo mpamvu ituma bishyira hamwe. Imbaraga ivuye ikuzimu iri gukorera cyane mu bibaho mu bihe bya nyuma. Satani uzaza yerekana nka Kristo kandi akoresha ubuhendanyi bw'ubwoko bwose bwo gukiranirwa ku bantu bibumbira hamwe mu matsinda y'ibanga. Narabwiwe ngo amatsinda akorera mu ibanga nta kintu na kimwe ahuriyeho na Bibiliya. Uramutse ukoze ubushakashatsi mu mwuka w'ubuhanuzi ku matsinda akorera mu ibanga, uzabona amagambo menshi ayavugaho. Uramutse ushyize ijambo amatsinda akorera mu ibanga mu ho dukoresha dushaka, wabona ibintu byinshi cyane byerekeranye nayo. Kandi uramutse ushyizemo ijambo itsinda rikorera mu ibanga, naho wabona ibintu byinshi. Uramutse ushyizemo ijambo Freemasons, ushobora kubona ibintu byinshi. Uramutse nanone ushyizemo Freemasons, amagambo abiri atandukanye, naho wabona ibintu byinshi. Ndetse wanakoresha Freemason hatariho S, naho wabona ibintu byinshi. Maze warangiza ukambwira ngo nta hantu ibi bintu bihuriye n'ubuhanuzi bwo mu minsi y'imperuka. Ibyo bintu ni ibintu byaba bitangaje cyane ndetse bituma intekerezo zidaguma hamwe. Kuvuga gutyo ni ikintu gitangaje cyane ndetse gitangaza intekerezo, uburyo abantu bazi ubwenge badashobora kubona ibi bintu kandi bagashaka kubishyira mu cyiciro runaka cy'ibintu by'ibihuha. Impamvu ni uko ibi bintu iyo utabirwanya cyangwa utabihakana uba uri umwe muri byo. Birashoboka ko ubihakana kubera ko utabizi cyangwa ko udashaka kubyumva, cyangwa se uri umwe muri byo. Ibyo numvishe cyangwa nasomye kuri Eko ndetse n'uburyo ikora kuva mbere, Uwiteka kandi yampishuriye ko umuvandimwe Folkhead afitanye isano n'aba-Freemason. Kandi nabivuze neruye neza ngo kereka naca buri mugozi wose umuhambiranyije n'ayo matsinda, naho ubundi ubugingo bwe buzarimbuka. Mbese iki cyaba ari ikintu gikomeye cyane? Yego, kuko ushobora kubura ubugingo bwawe. Mbese twaba twarahawe ubutumwa buvuga yuko tugomba kubwiriza isi kandi tukayibwira yuko Babuloni iguye? Yego. Mbese ikiyoka cyaba ari kimwe mu bice bigize Babuloni? Mbese twaba twabonye mu mavideo twamaze kwerekana ko abami bo muri ino si ari bamwe mu bagize ubwo bumwe, kandi bakaba bagize amatsinda akorera mu ibanga, kandi ko benshi mu bayobozi ari bamwe mu bayagize ndetse na bamwe mu bayobozi b'amadini? Ibyo ntabwo bisobanuye ko yego bose babirimo, ariko ubu bumwe bwamaze kuza busatira itorero, kandi kereka gusa witandukanyije. Kandi by'umwihariko ahangaha avuga izina ry'aba-Freemason, ukitandukanya n'aho uhuriye nabo hose, byazatuma urimbuka, kuko inzira yabo ni inzira ihabanye n'inzira ijya mu gakiza. Ku byerekeranye na Isiraheli, Uwiteka yaravuze ngo abantu bazatura bonyine kandi ntago bazabaranwa n'amahanga. Yaba kuri twebwe yaba no kuri Isiraheli, aya magambo twese aratureba. Abantu b'Imana bagomba guhagarara bonyine. Abantu b'Imana ntago bagomba kwihuriza hamwe mu matsinda y'ibanga cyangwa se no kwishyira hamwe mu bindi bintu by'isi. Ibyo bishaka kuvuga ngo ndetse n'amatsinda y'impuzamatorero, kuruka isabato bigomba kuba ikimenyetso cyabo hagati yabo n'Imana, cyerekana ko ari abantu b'Imana. Ntago bagomba kwibagirwa ko ari abantu b'umwihariko, batandukanye n'isi mu byo bakora. Binyuze muri bo, Imana izakora kugira ngo ikure abantu bayo mu isi hose.
uyu muburo ugomba kujya mu isi yose, ariko nanone uyu muburo ugomba kujya ku itorero, ndetse n'uw'ingenzi cyane ku itorero muri iki gihe tugezemo, kuko itorero niryo rihagarariye ukuri. Yego rwose, niba hariho abantu bamwe bagize itorero cyangwa se abayobozi mu itorero bihuriza hamwe muri ibi bintu by'ubumwe bw'isi cyangwa se muri aya matsinda y'ibanga, mbese ntibagakwiye kuburirwa yuko bazabura ubugingo bwabo nibaramuka bakomeje muri icyo cyerekezo?